Amahoro y'Imana nabane nawe mwene data, ndizera ko umeze neza ukomeye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ni mwene so rero Rev Pasteur Jules ugarutse imbere ya kamera. Nunyemerere uyu munsi twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana iduhaye kugira ngo dusangire. Ryanditse mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo waho turasoma umurongo waho wa 24. Haravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishimiye ibinezeza by'ibyaha. Imana yacu nihabwe icubahiro. Imana ishirwe hejuru. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga gukura. Gukura kuko iyo umuntu nitegereje, naje gufata umwanya nditegereza, sanga iyo umuntu akuze akora ibintu by'abantu bakuze. Iyo umuntu akuze ntabwo aba agikora ibintu abana bakora. Iyo umuntu akuze hari ubuzima aba atakibarizwamo, ahubwo hari ubundi buzima yinjiramo bundi bugira kabiri bugaragaza ko uyu muntu yakuze. Ni ukuvuga iki rero? Ni nayo mpamvu umuntu w'Imana Pawulo yigize yavuga, aravuga ngo nkiri umwana navugaga nk'abana, aravuga ngo kandi nkakora nk'iby'abana, ngo ariko maze gukura nkora nk'iby'abantu bakuze. Bivuze iki? Bivuze ko iyo umuntu ari umwana hariho ibintu adashobora kuba yakora, ariko iyo umuntu yakuze byange bikunde ntaguma mu buzima yari arimo. Imana yacu nitugirire neza. Haleluya. Iyo umuntu yakuze ubuzima bwiwe bwinjira mu kindi cyiciro. Bibiliya igaragaza ko uyu muntu yari umuntu witwa Mose. Mwese muramuzi. Mose ni umuntu Imana ihamagaye. Mose ni umuntu Imana ihaye umuhamagaro, ariko imuhamagara mu gihe gikomeye, igihe umwami wa Egiputa adashaka ko hari umwana ukura. Ariko Mose arakura kubera Imana niyo itumye Mose aza kubw'umugambi, kubw'umuhamagaro. Mose rero aza kurererwa mu biganza by'amamuhiga kubera umugambi w'Imana, ajya mu biganza by'umukobwa wa Farawo. Mose amenya ubwenge asanga ari mu biganza by'umukobwa w'umwami. Umva icyo kintu, ndagira ngo aho hantu tubariho twiyumvira cyane. Mose amenya ubwenge yisanga mu biganza by'umukobwa w'umwami. Nawe ari wowe wanezerwa, waryoherwa, wakwishimira kuri umwana w'ibwami, wakwishimira ko Mose asanga akuriye muri ubwo buzima, amenya ubwenge ari mu biganza by'umukobwa w'umwami. Ni ukuvuga ngo umwami ni sekuru, ari bukine na sekuru ku meza. Mose asanga ari muri ubwo buzima, atabura icyo arya, atabura icyo kwambara, yiga amashuri meza. Umwana yisanga amenya ubwenge ari muri ubwo buzima. Rero icyo cyari ikintu cyagombaga kuba icya mbere mu byari kumubuza kuba yasohoka aho ngaho. Byonyine abonye afite amahirwe yo kuba ari umwana w'umukobwa w'umwana. Afite ayo mahirwe kandi ni amahirwe akomeye. Bivuze ngo ahantu hose azubahwa, bivuze ngo nta kazi azabura, bivuze ngo kandi azabona akazi keza, azaba mu buzima bwiza kuko ni umwana w'ibwami. Bibiliya rero umva ikintu yatubwiye. Bibiliya yatubwiye ngo amaze gukura ukwizera kuramufata. Iyo wakuze ukwizera kuragufata. Iyo wakuze, ubwo ni ukuvuga ngo gukura harimo no gukura mu kwizera, harimo gukura mu gusenga, harimo gukura mu mitekerereze. Amaze gukura rero ukwizera kuramutegeka
kuramubwira ngo amahirwe wari ufite aha yose yahebe. Nubwo wari uhafite amahirwe menshi ariko yahebe. Iyo wakuze, gukura bigutegeka kuba wagira ibintu utakaza uyu munsi kubw'ibyo ushaka biri imbere. Ndasubiramo, iyo wakuze, gukura bigutegeka kuba hari icyo wareka uyu munsi kubw'icyo ushaka kiri imbere. Kandi reka nkubwire, mu gihe utemera kugira icyo utakaza uyu munsi, ntugire n'icyo witega imbere hazaza, kubera ko abakira ni abantu baba babanje kugira ibyo barekura. Mose rero amaze gukura, ahita arekura icyubahiro cyo kwitwa umwana w'umukobwa w'umwami. Icyo cyubahiro arakirekura, ayo mahirwe arayarekura, arekura ibintu byose yabonaga ibwami, arabirekura. Aravuga ngo mpisemo Maribosera, mpisemo kujya muri bene wacu. Nimba baburara, nzaburarana nabo. Nimba barya rimwe ku munsi, nanjye uko niko nzabaho. Ubuzima barimo nibwo nzabamo. Ariko ibyo ntabwo wabikora uri umwana, ibyo bikorwa n'umuntu wakuze. Ndimo ndavuga gukura, Imana gusobanurire gukura. Ndimo ndavuga kura, Imana irashaka gukura, uve mu bugwingire. Abantu benshi baragwingiye, abantu benshi ntibashaka gukura. Ukabaho mu itorero waranze gukura, ukabaho uri umuririmbyi waranze gukura, ukabaho uri umuvugabutumwa w'igikuri waranze gukura. Reka nkubwire, Imana irashaka gukura. Hari umugore witwa Rasheli, ngo yigize yagira ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo yari afite abana bari baranze gukura. Ku ngoma y'umwami Herode, ari mu kuhiga Yesu, ngo aza gutegeka ko abana bose bapfa batarenze imyaka 5. Abana b'uwo mugore ngo bapfiriyemo kuko bari baranze gukura. Nimvuga gukura rero uze kubitahura, Imana irashaka gukura. Waba gute mu rusengero ukamara imyaka 10 waranze gukura? Waranze gukura mu gusenga, nta wakubwira ngo senga ngo ubishobore, nta wakubwira ngo uyirize ubishobore, nta wakubwira ko ukora ibi ubishobore. Wanze gukura, uri gikuri. Kura mu izina rya Yesu, ukure. Imana irashaka gukura mu kwizera, ukure mu gusenga, ukure mu gukorera Imana, ukure mu Kristo ukuze. Ntabwo baba bakimubwiriza kuba yatanga ishikanwa. Umukristo wakuze ibyo amenya ko ari ihame. Umukristo wakuze amenya ko gutanga ishikanwa ari ihame. Umukristo wakuze amenya ko gutanga icya-10 ari ihame ry'Uwiteka. Ntabwo abakiri muri babandi birirwa barwanga, urumva bashyiramo imibare myinshi ngo ubundi ngo bijya hehe. Oya, birya n'ubwana. Nubona ibyo ukibitekereza, icyo ni ikimenyetso cy'uko uri umwana. Umukristo ukuze ntabwo avuga ngo icya-10 cyagiye he. Umukristo ukuze ntabwo avuga ngo amaturo yagiye he. Umukristo ukuze ntabwo avuga ngo gusenga ko byananiye. Umukristo ukuze amenya ko gusenga ari inshingano ziwe, nta nubwo arindira ko bamupangira amasengesho abayobozi. Umukristo ukuze arahaguruka akamenya ko ni inshingano ziwe. Rero kura mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Mose amaze gukura, hari ibintu yanze, hari ubuzima yanze, hari ubuzima yarambiwe kugumamo, hari ubuzima yahinduye, hari ubuzima yahise asohokamo. Iyo wakuze hari ubuzima usohokamo. Iyo wakuze hari abantu utandukana nabo. Iyo wakuze hari abantu baba batakiri mu mibereho yawe. Ufata icyemezo ukavuga ngo izi nshuti ndazihebye, ndagiye kuko nakuze. Ukajya gushaka izindi nshuti. Gukura bikuzanira izindi nshuti. Gukura bigutoraniriza abo ukwiye kuba ubana nabo. Gukura. Mose amaze gukura, yahisemo kureka ab'ibwami, ajya kuba mu bugaragwa, ajya kuba muri bene wabo barya rimwe ku munsi, batotezwa. Ariko umva ikintu gukura kwamuzaniye. Byaje kurangira kwa gukura mu mitekerereze, mu kwizera, mu gusenga byari kuri Mose. Byaje kurangira kwa gukura kwiwe kumugize umuyobozi w'Abisiraheli. Nukura rero
hari uwundi muntu ugiye kuzaba we. Nukura hari ubuzima uri busohokemo, nukura uri bwemere kugira ibyo utakaza uyu munsi kubw'ibyo ushaka biri imbere. Imana niguhe gukura mu izina rya Yesu. Data ndagushimira kubw'ubu butumwa, nibuherekezwe n'imbaraga zawe, umuntu wese ubwumvise ugira ikintu bukoze muri we mu izina rya Yesu, amen. Iyi video wayisangiza inshuti zawe. Yesu aguhe umugisha. Shalom shalom.